harakaramba Kagame wahaye abagore ijambo. Kagame aragahora ku ngoma imyaka 1000. Yarakoze kuko yahaye abagore ijambo. Turamushima, turashima Kagame Paul. Iyo atagira Yusita Kayitesi, umuyobozi mukuru wa RGB. Kandi ndabashimiye ko mwahaye abagore agaciro, bagiye kuba Pastoral, bagiye kuba abashumba. Gutinyuka ku bandi nawe Pastoral ukavuga ngo inyana z'imbwa, ngizi nyana z'imbwa ziyoboye Adepr, ugatinyuka uri Pastoral ukambwira ko Adrien kuvugisha gukuri izi ngegera bazanye kuyobora Adepr waziruka. Kandi njewe nzi ko muri Bibiliya nzahanditse ngo tanga icyacumi kandi ugitange ntiwibeho n'ifaranga na rimwe. Cyambabaje umuntu agutinyuka akaza akambwira ngo ubuyobozi bwa Adepr ngo buri kwirukana abasaza. Ninde wakubeshe ko kabize batagira umwuka wera? Cyewe nta nubwo ibi biganiro mba nkora mbangamije amafaranga. Oya. Ariko niyo mubikurikiye mwarebwa ayo mafaranga aje, nje nkunda gufasha abantu, nkunda kugira neza, nkunda kubakira amazu abatishoboye, nkunda kugurira abatishoboye intama, ihene, nkunda gusakarira abatishoboye, nkunda gukora ibikorwa byiza. Nina ryo sezerano Imana yadusigiye, burya nuko mutabizi. Inshuti bakundwa, banyamuryango ba Umwero TV, mwiriwe neza, ndabasuhuje cyane. Nimugira amahoro, ubworoherane, ubumwe n'ubwiyunge. Ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi tuyirandurane n'imizi ya yose, titwike, ishe, ikongoke ubuziraherezo. Nimugire ubukire, tubukoreye dufatanyije twese hamwe kandi vuba. Nimugire umutekano, buri wese abe ijisho rya mugenzi we, dutangira amakuru ku gihe, dukumira icyaha kitaraba, turwanya ruswa n'akarengane. Amashingo kace. Inshuti zanjye abari hirya no hino ku isi, haba mu Rwanda, mu turere tugize intara z'igihugu cyacu, turere 30, mwese ndabasuhuje. Nimugira amahoro nkuko nabivuze, kandi n'abari hanze abadiaspora mwese ndabasuhuje. Nimukomere, nimukomeze kugira ubukire. Kandi abadukurikirana bari muri Amerika, muri Canada, mu Burusiya, mu Bufaransa, ndetse no hakurya ahangaha mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande n'ahandi, mwese ndabasuhuje, nimukomere cyane. Rero muri kumwe na Adrien, mukunda, nanjye ndabakunda. Kandi rwose nkomeza kubifuriza umugisha w'Imana. Nababwira ati Yesu ashimwe, cyangwa se Mukamasimwe. Abatazi uruciga, iyo bavuze ngo Mukamasimwe, murasubiza muti asimwe munonga, bivuze ngo ashimwe cyane. Ndabasuhuje rero, mukomere cyane. Abari hariya i Burera, i Butaro, aho bita ku Rwingona hejuru Kanyoni, abari hariya Rwabutama, Nyamicucu, bariya mu Kinyababa, aho bita muri Bugamba, hari centre ya Kinyababa, hariya mu Gitenge, mu Rutovu, za Kavumu, mwese ndabasuhuje. Abari za Rusasa, abari hariya ku Nkombo i Rusizi, ubwaho maze kuvuga ni muri Burera. Abari hariya ku Nkombo i Rusizi, mu birwa bya Nkombo, namwe ndabasuhuje, ndabakunda. Nsuhuje korali yaho ngaho izi kuririmba cyane yitwa Intumwa Zidacogora.
Adepr ishywa. Mukomere cyane, duherukana kera iyo korari mwaje kuririmbira i Bugande hariya hitwa Kisoro, muhamara iminsi 4. Nanjye narindi namwe rwose turi guhimbaza Uwiteka. Mwese rero ndabasuhuje inshuti zanjye, abayobozi b'igihugu cyacu, guhera kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, n'abashinzwe umutekano, mwese ndabasuhuje, nimukomere kandi mbabwira ngo bayobozi bacu turi kumwe namwe, ntabwo tuzigera tubatererana habe na gato, nk'uko mutwigisha ati ibidakwiriye nitubona tuzabivuga. Nibyo koko tuzabivuga, ntabwo tuzaceceka, kandi nta muntu uzabarwanya abayobozi b'igihugu cyacu ngo tumureberere, kuko turabakunda, turabashigikiye, turi kumwe namwe igihe cyose. By'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nyakubahwa Dogiteri Paul Kagame, komera, shikama, abanyarwanda turagushyigikiye, turi kumwe nawe, nta muntu uzakuduteranyaho, nta nubwo ntaho yabinyuza, turagukunda cyane, mbega tuzagukunda abanzi bamikwe. Rero muri kano kanya nifuje ko tuganira ku kibazo cy'amadini n'amatorero. Muri no minsi ni nko guhanahana amakuru, hari ibintu nabonye bitagenda neza mu matorero, ariko noneho leta yacu yagiye itureberera, ituba hafi, ikabikemura, kandi biri kugenda neza. Amadini leta iri kuyashyira ku murongo neza, cyane cyane ndahera ku itorero ryacu rya Adepr. Mu minsi yashize ryavugwagamo vuruguvurugu, ibibazo byinshi, vaho njeho, munyumvishirize, tumurwanye, tumuhombye, tumwangaze, n'ibindi byinshi. Ryarangwagamo amacakubiri ashingiye ku moko, ku turere, ku ntara, ugasanga rwose bashaka kugarura ikintu twamagana buri munsi, cyangwa leta yacu yanga, cyo gutandukanya abanyarwanda, kandi turi abanyarwanda twese, duhuriye mu kwitwa abanyarwanda, ariyo soko iduhuje, kandi dutewe ishema no kwitwa abanyarwanda koko, tukarinda igihugu cyacu kandi tukanagikorera. Rero mu minsi yashize mu itorero ryacu habagamo ibintu byinshi bitari byiza, ariko ubu ndashimira leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda ko yahagobotse ikadufasha kubikemura, nk'uko byari byaratunaniye, byari byarananiye abayobozi. Umuyobozi wajyagaho kuyobora yagendaga agiye kwirira, kwishikirira, kwitamirira, ariko ubu ngubu dufite abayobozi beza ba Adepr, bayoboye Adepr, beza rwose, bakijijwe, batarabajura, batiba, bakunda itorero, barihoza ku mutima, barisengera, batazana amacakubiri, batazana ironda akarere, ironda amoko. Mbega dufite abayobozi beza muri ino minsi. Itorero ryacu rwose, itorero aho barigejeje ni heza, nubwo wenda abantu batanyurwa, batishimira bimwe, ariko ndahamya ko abakirisitu b'itorero Adepr, cyane cyane abatabifitemo inyungu z'amafaranga, nkatwe abayoboke turatuje, tumeze neza, kandi rwose ibikorwa by'itorero turi kubikora neza nk'uko dusabwa n'ijambo ry'Imana ndetse n'abayobozi bacu. Rero ntabwo burya iyo umuntu akuwe ku mugati, akenshi ngunda kubyita umutsima,
iyo umuntu akuwe ku mutsima ntabwo yabura gusakuza, kuko ariho yarateze amakiriro, amarariro, amariro. Niyo mpamvu rero n'abasakuzaga benshi nyine bari bababaye, kuko bakuwe ku mugati, bakuwe ku ndisho, niko nabivuga. Ariko abasenze bagakomeza kwihangana, bagakomeza gukunda Imana, bagakomeza kumenya Imana, abo ngabo rwose turi mu uje umwe, turi mu rugendo rumwe. Abaje bazanywe n'agakiza barakomeje. Abaje bazanwe n'amatiku, abo nta nzira bagifite. Abaje bazanwe na munyangire n'ibyo bindi byose, abo nta nzira bafite, nta n'akaronko. Ariko baje mu gakiza, kwihana, gusenga, gutegereza Imana kugira ngo izaze gusarura isanga turi mu murongo mwiza, turakomeje, ntabwo tuzacika intege. Itorero rya Adepr, itorero ryacu riyoborwa n'Umwuka Wera. Abavuga ko nta Mwuka Wera ukirimo, nyine ni babandi bari bafitemo inyungu z'amafaranga. Ntabwo wagira inyungu z'amafaranga mu itorero mu gusenga ngo ujye ufite Umwuka Wera, oya. Kuko ndashimira ubuyobozi bw'itorero ryacu, kuko bwasobanuye ibintu neza, turabushima. Kuko abambere batubwiraga ko, cyangwa se mu ndahiro barahiraga bavuga ko biyemeje gukorera ubushake no gukorera ubuntu batagamije ibihembo. Ariko ngira ngo muri no minsi ibyo batubeshaga twasanze atari byo. Ndashimira rero ubu buyobozi buriho ko bwakuye abakirisitu mu gihirahiro. Ubu ngubu abakirisitu tuzi ko abashumba, abapasitoro, abarimu bahembwa kandi bagakurikiza itegeko ry'umurimo, waryica ukaribazwa. Rero mbere bavugaga ko barahiriye kuzakorera ubuntu, kutagambirira ibihembo, ariko twarabibonye ibyo barahiraga baratubeshe. Kuko abenshi mu gihe itorero bari guhindura amategeko yari yubatse nabi, cyane cyane ko amategeko amwe yari yarubatswe n'abakoroni bazanye Adepr mu Rwanda, bo nakwita abakomisiyoneri. Cyane ko njyewe ntabwo njya mbyemera kimwe. Yego nibyo koko abamisiyoneri bazanye ubutumwa, nari ndi kubita abakomisiyoneri bazanye ubutumwa ba misiyoneri. Ariko burya nkunda kubivuga ntese abamisiyoneri ko bazanye ubutumwa baturutse muri Kongo hariya hirya, mu mabuye y'agaciro, wamenya bari bagamije iki? Rimwe nkongeraho nese abadivandisite b'umunsi wa karindwi, umuntu wabazanye mu Rwanda ni umukapiteni w'umusirikare, nawe yaturutse hariya mu mabuye y'agaciro muri Kongo, wamenya yari agamije iki? Rero wenda twashima ko batuzaniye ubutumwa, ariko noneho ntabwo twaguma kugendera mu kigare ibyo baduhaye ngo ari byo tuguma kugenderamo. Wenda byari byubatse nabi, byari byubatse mu buryo butari bwo. Tugomba rero, abanyarwanda twaribohoye, ntabwo tugomba kugendera ku by'ababirigi, ku by'abakoroni, oya. Ahubwo twabashimira ko bazanye itorero Adepr. None ubu ngubu rero natwe twarakuze, tugomba kwiyubakira itorero ryacu, tudategereje akimuhana kaza imvura ihise, tudategereje ngo cishwa aha, kora ibi, niba utabikoze ndahagarika imfashanyo, oya.
rero ndashimira ubuyobozi bwacu buyobowe na nyakubahwa Ndayizeye Ezayi umushumba mukuru ko bwadusobanuriye neza ibintu ko ari ukuba uri pasitoro ubuhembwa apana kutubesha ngo ndahiye ko nzakorera ubuntu. Ibyo rwose mwarakoze mubikuraho kuko twaranabanenze mwaba pasitoro mwe mwagiye mukajyana itorero Adepr mu nkiko mukarirega ngo imerekeza ngo imishahara ngo ibiki, kandi nyamara mu ndahiro mwarahiye mwifitiye mu bwanyu mu ntoki mwarahiraga turi imbere muri imbere yacu ku biterane byateranye ko mugiye gukorera ubuntu. None rero ubwo mwahisemo gukorera amafaranga byari ngombwa ko itorero amategeko yubakwa kugira ngo muzakorere amafaranga mugendeye ku mategeko, mushingiye ku mategeko, kuko mwatubeshaga ko mutari gukorera amafaranga. Mu ndahiro mwarahiraga mufite ubwanyu kubera amategeko yari yubatse nabi. Rero turashima leta yacu cyane cyane urwego rw'igihugu RGB rwari ruyobowe na Ifite ko rwadufashije cyane. Uriya mu mama uriya mubyeyi ndamushimira cyane. Ifite yarakoze kuko yaciye akavuyo muri Adepr, yaciye akajagari, ni Imana yamukoresheje. Muri Adepr harimo ibibi byinshi, harimo amatsinda y'abahanuzi, abasatuzi, ugasanga ayo mazina y'abasatuzi yaraturembeje. Umuntu yaza gusatura aho dusengera ugasanga kwa gusatura kwe akoresheje ijambo ryo kubeshera Imana ngo ra izitikaya vetikitaya, ngo Imana iravuze ngo mutange icyacumi, ngo nimutagitanga murapfa. Kandi ntabyo Imana imubwiye, ari indimi yivugishijwe yitetemeshejwe, kuko umwuka wera agira gahunda. Ntabwo umwuka wera ukorera kuri za YouTube, kuri za kamera. Ntabwo umwuka wera upfa gukorera kuza ukiregera ukarega gatuza imbere ya kamera ngo deze petakaya vetikizitikaya, ngo Imana iravuze ngo nimutange icyacumi. Mbega Adepr kwari kwarababaye. Turashima Imana rero yaduciye akajagari. Harimo abantu bavuga ubutumwa bise ngo ni ba Eve banyi, birirwaga bazenguruka igihugu, ugasanga rimwe bafitanye amayeri n'abashumba baboheje ngo nimugende muzenguruka igihugu cyose muri abahanuzi babiri, ngo kandi aho muri buje aho muri buve ngo bagenda babaha itike y'ibihumbi runaka, mwaba mutabibonye mugatukana. Byagaragaraga rero ko harimo itekinika rihambaye, kandi twaraje tuje gukorera Imana. Ntabwo rero ibyo byakomezaga, ntabwo Imana yagombaga gukomeza kubirebera. Ukabona umupasitori araje, bazanye umuntu atambitse imbaho hariya, ngo Imana iravuze ngo mwese abagabo nimuze hano. Ugahagurutsa abagabo bicaye mu rusengero rwose ngo nibaze imbere kuri aritari, ubageraho ugashira imbaho hariya. Iwacu byigeze kubaho ngo umuntu urarengiza imbaho adatanze amafaranga, ngo Imana ishize uburwayi we ngo butazakira. Ariko abatarayatanze ntacyo babaye. Mwari abanyamitwe abenshi, mwarayitekinika, mwaratubeshaga, ntabwo mwari mufite agakiza. Niyo mpamvu bamwe abagore benshi bagiye bafatirwa, ugasanga batewe amada muri ubwo butayu, muri iyo misozi. Bamwe bigize abanyamashengesho, mbega baba nk'abantu batagifite gahunda mu mutwe. Umuntu akigira umunyamasengesho yagera agasarara, ariko kazi ke yihaye ko kwirirwa besha abantu, kari guhanura, nawe ubwe yananiwe kwihanurira, nawe ubwe yananiwe kwisengera ngo yeretswe, nawe ubwe atiyeretswe. Byari agatogo mu itorero ryacu. Ariko turashima Imana yuko twagiye dutabaza, tugatabaza leta cyane. Nkanjye nanditse
ibaruwa ndayandika ndi gutabaza nti rwose mu dutabari itorero ryacu ryabaye nk'ubucuruzi nta gakiza ntaki, ariko ubu ngubu rwose aho iryo tekinika abo batesha mutwe abo ayo mabandi agira iwe aracibwa mu itorero rikagira ubuyobozi bwiza. Ngira ngo koko mwarabibonye ko yari amabandi utarasimbukanye amafaranga y'itorero rya Adepr ngaje muri Canada, yasimbukanye ibindi. Abari abayobozi b'itorero abakontabura abashinzwe umutungo bagiye baba muri nyobozi za Adepr zagiye zikurikirana, muzi ko hafi ya bose bagiye batorokana akayabo k'amafaranga. Murabizi ko wa musaza witwa Usabwimana Samuel wari umuvugizi, uriya musaza yakoze ibishoboka byose yubaka itorero neza, ndetse yatangiza n'umushinga munini mugari wo kubaka Dove Hotel, ndetse yari afatanyije na nyakubahwa Sibomana Yohana. Ariko wabonye ukuntu bamugambaniye bakamusebya ibintu byinshi, bakamuvuga ibintu bitari byo bagamije kugira ngo aveho bajeho, ariko koko bagiyeho, ariko nta byiza twababonyemo, ahubwo bagiyeho itorero barishira mu bibazo, mu makeredi bararyoreka, cyane cyane ko nubwo ryari riyobowe n'umuvugizi witwa Sibomana, ariko we navuga ko yakoranye n'abantu badafite umutima wo gukunda itorero, bakariroheka bakagira ute, mbega navuga ko we ntacyo atakoze kugira ngo itorero rimere neza. Ariko burya timu iyo iri muri umwe, abandi hafi ya bose ari basamba bajura, burya kubaganza biragoye. Rero ndashimira ubuyobozi bwacu bwa RGB bwadufashije gushira ku murongo itorero ryacu rya Adepr neza, rikaba riri ku murongo neza. Y'amakipe bigiraga ngo ni abasatuzi sinzi n'andi mazina, abo ntibakirangwa muri Adepr. Babandi bigiraga ngo ni abahetsi ni abaki, ese uraza kumpeka ngo uri umunyamasengesho wamanje wiheka ko nawe ibibazo bitakoroheye, ugasanga iwawe ubukene bwarakwishe, wigize ikirara cy'ikinyamashengesho, uri kubesha abantu, uri kwivugisha indimi. Ejo bundi hari ahantu narindi hariya haraguru ahantu bakunda gukorera ibiganiro, umuntu aragenda avuga mu ndimi z'ibinyoma, abeshera Imana ngo iravuze, arangije avuye kuri kamera maze ari kwitetemeshwa, ari kwitigisa, bamwe ni nk'abadayimoni baba babatigisa, arangije ngo ndagaswigigi ngo ndabemeje. Arangije avuye kuri kamera ngo ndagaswigigi ngo ndabemeje. Muri kumva abakirisitu bene data ukuntu ngo batwemeza, umuntu akivuga akabeshera Imana ngo rediziteke ya vitikitiziteke ya, kandi yaraye ari kunywa ibyuma, yaraye ari kunywa mitsingi, yaraye ari mu maroji, yaraye ari kugira ute, mu gitondo akagenda agakodesha ikoti hariya ry'5,000 agakubitamo, yarangiza agafata Bibiliya, yarangiza akaza ngo kutwemeza, natwe koko tukemera. Ni ukuri rwose inshuti zanjye bakirisitu nimukemere, ahubwo twewe twemere ubuyobozi bw'itorero ryacu, ibyo butubwira bimeze neza. Ni abakirisitu bakunda itorero, barishize ku mutima, barasenga, nta bujura bubarimo. Ese wabonye abayobozi bayobora itorero bakananirwa no kuba bashyiraho ishuri ryigisha itoroji, bagafata ahitwa mu Gatenga, abantu bakajya kuhiga ari benshi, bazi ngo ni ishuri rifite ibyangombwa kandi ntabyo, bagahombya abantu, bagahombya abapasitoro, kandi ikigo cy'igihugu cy'amashuri cyitwa heke iryo shuri kitarifite muri gahunda.
rero bari nk'abantu rwose badafite gahunda nziza, kuko nk'umuyobozi witwa Usabwimana yashakaga kubaka ibintu neza ariko akagira kirogoya, akavundirwa n'abo bajura bakaza bihaye ngo bakamubeshera ngo yakoze ibi, bakamuhigika bakajaho, bamara kujaho hakavuka irindi tsinda riyobowe n'akandi gatsiko ngo turinzahura torero, naryo ryije kudahamo kuyoramo, ryarangiza kubivurunganya, nuko nese tuzahora gutyo. Bantu mwiyise ngo murinzahura torero, nimutihana ahubwo muzahura n'ibibazo byinshi, kuko mwakoze amanyanga menshi, mwakoze amarimanganya mu itorero ryacu, mwatesheje itorero ryacu agaciro, mwigize ngo muri banzahura torero. Kurizahura hehe ko mwarishiraga mu manga, ko mwaritabikaga? Rero ndashimira ubuyobozi bwacu kuko bwadushiriyeho komite y'inzibacyuho, bunavuga ko amategeko iyo komite yubaka neza, ndetse iyo komite ntabwo yayubatse yonyine, twarafatanyije kuko mu kuyubaka amashyashya bagendeye ku bitekerezo, ku byifuzo by'abayoboke b'itorero bavuye mu gihugu cyose, bakaza bagahurira hamwe, komite y'inzibacyuho ikabumva ikatwumva, barangije rero barabihuza byose, bashyiraho amategeko meza. Ayo mategeko arangije kujaho, bashyiraho igihe cyo gutora komite nshasha, nuko komite iratorwa, itorwa mu mucyo, ijyaho, none tuyoboye neza, iyoboye umukumbi w'Imana neza, aho tugeze ni heza, nta manyanga akiri muri Adepr. N'abakivuga ngo harimo ni babandi bo bafungiye inda, n'abakivuga ngo harimo amarimanganya ni babandi bari baririmanganyaga, batakibona aho banyura ngo baje kutesha Adepr umutwe. Rero hari n'abandi usanga bari kwivugira kuri YouTube ngo nseze Adepr, ngo wapi, ngo nta torero ririmo. Oya, urava mu nzira, urava ku murongo harinjira mu ndi. Adepr ntabwo ishoboye kurera ibyigenge, ntabwo Adepr ishoboye kurera, ntabwo Adepr ibereyeho kugira ngo nuyizamo wigenge, ukora ibyo ushaka, ujye kwiba, ujye kwica, ujye kugira ute, nurangiza uze kwihisha muri Adepr. Oya, Adepr ibereyeho ko bakugira inama z'agakiza, kwakira agakiza, zo kureka amanyanga, zo kureka ibyaha, zo kureka amatiku. Waba utabishoboye kubireka bakagucanga uko biri bivuga, wakwihana ukongera ukababarirwa. Rero iyo uvuga ngo nseze Adepr ubu ntangaza, ukiza kuza saro wakuzanye, wagenda uko waje se kuja kubivuga kuri radio no ku YouTube, biratumarira iki? Risezere ku munsi ku cyumweru, niba musezeye muri 100 hihana 1000. Rero urava mu nzira, uravana ko ku murongo harinjira mundi ubu w'inyuma. Rero ndashimira ubuyobozi bw'itorero ryacu buyobowe na Ndayizeza kuko bumeze neza. Ubukora Adepr yaravuye no ku rutonde rw'amadini. Ngewe amakuru mfite nuko rwose habuze gatoya Adepr yari igiye guhagarikwa burundu mu gihugu, nk'uko umuriro wa Pentecote n'andi matorero yahagaritswe, kuko ntabwo leta ikunda urusaku, ntabwo abantu bitwa ko mwaje gusenga muri abo guhora mu nduru, muri abo guhora mu ntambara. Rero Adepr dushima Imana yuko kwitwara neza kwacu, kwitwara neza kw'abayobozi bacu, kwitwara neza kw'abakirisitu byatumye Adepr tudakurwa, tudahagarikwa gukorera mu Rwanda, kuko ntacyo twari turusha andi matorero yahagaritswe. Ahubwo twebwe nuko leta yatugiriye inama, ikagira abayobozi inama tukumva. Rero turashimira abayobozi bacu ko b'igihugu cyacu kuko batugiriye inama tukumva,
none Adepr kabiri gukora neza mu bwisanzure mu mudendezo mwiza nta rusaku nta kugira ute mbega ibintu na mahoro ntabwo ari nka kera aho nabaga mfite amafaranga nkagambanira mushumba runaka regional runaka ngo ni mu mukureho mushireho uriya mwene mama ngo ni mu mukureho mushireho njewe ngo ni mu mukureho mushireho uriya utuvindimwe oya ibyo byose rero byavuyeho ahubwo ubu kuba umuyobozi muri Adepr ibyo gutorerwa barabitorera ibyo gukora ibizame bakabikorera ibizame rero nta manyanga nta bikirangwa mu itorero ryacu abirirwa babivuga mbabwiye uruhande barimo kandi nzi neza ko ubuyobozi bwacu ari bwiza yaba umupasitori ufite wujuje ibisabwa nta mpamvu atayobora paruwasi yaba umupasitori wujuje ibisabwa nta mpamvu atayobora umudugudu kandi rega iyo uri kubaka amategeko ntabwo ukundwa na bose kandi rega iyo wahagaritse agatsiko k'amabandi niyo wahashije abantu ntabwo bakuvuga neza umuntu wese ukora ibyiza urwanya amanyanga urwanya amarimanganya urwanya uburara n'amabandi urwanya ubujura nta nshuti nyinshi agira rero turashimira leta yacu ubumwe bw'abanyarwanda kuko tuje imeze neza iboneye ku buryo rwose ubu insengero nubwo zifunze ariko nabyo leta yacu iri kubishyira mu murongo kandi rega nibyo Imana igomba gusengerwa ahantu heza Imana igomba gusengerwa ahantu haboneye insengero ziri mu manegeka ntizivemo insengero ziri ahatemewe ntizivemo insengero zubatswe nk'utubari ntizivemo insengero zubatswe ahantu wagira ngo ni utubyiniro ntizivemo ahubwo insengero ziba ari izemewe zisenye erega leta yacu ikunda umuturage wayo kuki se wajya mu rusengero urahiramo kuki wajya mu rusengero inkangu ziraza zikagutembana kuki wajya mu rusengero barakwibiramo bakaza bakititizwa ngo digizitikaya bakakwiba oya ahubwo leta yarakoze nawe insengero ziri mu mucyo ku mbuga yera abantu bajyamo bagasenga Imana bagakizwa bakihana mbega insengero ziraduhesha iterambere apana kuduhesha iteranyuma rero ndashimira leta yacu ubumwe bw'abanyarwanda ubuyobozi bw'itorero ryacu rya Adepr ndabushimira cyane murabizi mwe muri bagenzi banjye njya mvuga ko hari ikintu njya mvuga ni Imana yaramemukiye yatumye nsa nk'umuntu uhengeje abapasitoro mu mutwe hari abapasiteri benshi twahuye ibyo twaganiye murabizi muri benshi gutinyuka kuba ndi nawe pasitori ukavuga ngo inyana z'imbwa ngo izi nyana z'imbwa ziyoboye Adepr ugatinyuka uri pasitori ukambwira ko Adrien kuvugisha gukuri izi ngegera bazanye kuyobora Adepr wazirukana wadufashe tukazirukana kandi uri pasitori uri umushumba burya nabaga nkumviye ubusa nahitaga numva icyo wari ugamije icyo wari ubereye kuri bwa buyobozi iyo uvuga ngo abaginga ngo umuginga ngo umuvugizi ni umuginga ngo ubwo uri pasitoro cyangwa uri ikirara cyangwa uri umushumba ko n'abashumba mu Rwanda batagitukana n'abashumba ntabwo bagitukana rwose ariko hari abapasitori nahengeje mu mutwe singiye kubavuga muri izi muri no kundeba burya narabanengaga ko Adrien ngo tukuzaniye ngo impapuro ngo tukuzaniye iki ngo tangaza ngo kubita utababarira ngirukana abazimu ngigire ahubwo se mwabanje mwirukana abazimu babarimo turabizi ko mwababajwe nayo mwahembwaga nayo mwikoreragamo nayo mwatekenikaga
mugashyira itorero mu manga mu manegeka. Itorero rya Adepr ryarigeze aho riri mu manegeka, ryari hafi guhagarikwa mu gihugu, ryari hafi inzu zabyo gutezwa cyamunara kubera amadeni menshi, ngayo imisoro nimwishuye, ngayo ayo mwaguje za miliyari, ngayo mwatsa abakirisitu bagataha ngo mugiye kwishura ideni, ngayo ibiki byose. Ubu kugeza ubu ukaza ukavuga ngo leta ngo yabaye nziza, ngo ni yawusabwa Imana. Leta yawusabwa Imana yabaye nziza nibyo koko, ariko yavundiwe n'amabandi n'amasambu. Bagurukanye amafaranga y'abakirisitu b'ikigega siko, barayajyana bari i Burayi, baramuvangira, barangije abari nabo bamugambanira bamutesha umutwe. Nese yararagira gute? Mwarangiza ngo ingoma ya Sibomana ngo yariri nziza, ariko nayo yaravangiwe, yajemo amabanda, abajura, bariba, bamwe barafunzwe, barakatiwe. Baramuvundiye uriya musaza Sibomana nyine, baramuvundiye. Yari kugira guteze, murabona ko n'urukiko rwamugize umwere. N'uyi ngiyi iyobowe na Ndayizeye aramutse akoranye n'amabandi nabo bamuvundira. Ariko turashima Imana yuko adakorana n'amabandi. Dushimye Imana yuko niba mwarajagaho nimumare manda n'imyaka 2 ugasanga mu mazu umwaka mucitsemo ibice, murarwaniye mu biro, leta iragobotse. None iyi ngiyi Ndayizeye ikaba imaze imyaka ingahe 5 igiye kuzura, murukumva se atari nyobozi nziza irimo amahoro n'umutekano, itarimo amabandi? Rero ndabishimira ko muvuga ngo abapasitoro b'abagore ngo ntago bemewe. Kuki aribo mwirirwaga mwahaye kubwiriza bakazenguruka igihugu cyose, barabitwa barize iki, bakazenguruka igihugu cyose bari kuvanga Imana yababwiye ibi, na bariya bitwa ba Mama Cherirene, na bariya bitwa bande benshi cyane, birirwa bazenguruka igihugu cyose, bamwe bakabesha abandi bakavugisha ukuri. Ko mwabakoreshaga k'abapasitoro mutari mukibwiriza, ko mwirirwaga mwicaye kuri aritari, abo ngabo aribo mukoresha gusa. Kuki mwumva ko bataba abapasitoro? Kuki mwumva ko bataba abashumba b'indembo? Kuki mwumva ko bataba abashumba b'amaparuwasi? Ubu se biro nyobozi ya Adepr irimo 3, irimo 2, abandi ni 3. Nikora neza se ko mwashiragamo umwe, si mukaba harimo 2? Hari ikibazo ifite? Ubu se RGB ko yayobowe n'abagabo, iminsi myinshi yayobowe n'abagabo. Adepr igihe yagiriye ibibazo cyose, RGB yayoborwaga n'abagabo. Ko batashoboye kubikemura, umugore yajeho witwa Ifite akayitesi akabikemura neza, akabinonosora neza, akabishyira ku murongo. Harakaramba Kagame wahaye abagore ijambo. Kagame aragahora ku ngoma imyaka 1000. Yarakoze kuko yahaye abagore ijambo. Turamushima, turashima Kagame Paul. Iyo atagira Ifite akayitesi umuyobozi mukuru wa RGB, ntabwo Adepr yacu yarirakira. Ndamushimye ko n'uwamusimbuye ibi bintu ari kubikora neza, amadini ari kuyashyira ku murongo, kandi ibintu biri kugenda neza. Ntabwo Adepr kwarabaye amaduka yo gucururizamo, nk'uko nari narabivuze mu ibaruwa nandikiye nyakwa Perezida wa Repubulika muri za 2019 na 10 ntabwo Adepr kwabaye amabutike yo kuza guhahiramo. Mwazaga mwari mwaratugize umuceri, mwari mwaratugize isukari, mbega twewe twatumeze nk'abantu dutanditse muri kontwari, mudukamuko mwishakiye, nayo mutwibye nitumenye iyo mwayashize. Mbega amafaranga y'itora Adepr kwari nko guhembwa gusa kw'abashumba gusa, ntago twamenyaga akamaro kayo. None abangaba bagiye ejo bundi nta handi bakuye amafaranga, ni mu maturo dutura. Bishyuye Adepr, nako bishyuye banki, basanzemo za miliyari zigera kuri 3. None ubu hasigayemo nk'ibihumbi 600 cyangwa 400.
baguze ibibanza by'itorero kuri Dove, barahaguye baguriye abaturage, barongeye Dove barayivugurura, mwe mwarayijambije, mwarayubatse nabi. Twabaga turi muri sare mu biterane turi nko hanze imvura iri kurindimuka, none inyobozi yarayisannye neza, ibintu bimeze neza. Insengero nta munsi n'umwe mwigeraga mwa pasitoro mwe mu rusengero ruri kubakwa amafaranga na rimwe. Ayo mafaranga yaraheruka ku bwa usabwa Imana. None Adepr ubuyobozi buriho ubu, paruwasi iri kubakwa bukayiha igisenge, ibyuma, amabati ndetse bukayikinga. Niba mugira ngo ni kubesha, paruwasi yitwa Gatenga bari kubaka urusengero rwa paruwasi, bayihaye miliyoni 85. Umuvugizi umushumba mukuru ndayizeyezanye yagiye abaha miliyoni 85 mwubaka inzu y'Imana irange. Yavuye mu maturo, bashiraho amafaranga bishyuye imisoro. Ibibanza by'itorero ntago byari bifite ibyangombwa, bimwe byari byanditse ku bandi, nta byari bifite gahunda. None ubu hafi ya byose bimaze kwandikwa ku itorero, bimaze kugira ibyangombwa, imisoro itorero rimaze kuyirangiza. Mwumve namwe ukuntu itorero mwari mugiye kurigoreka, mwarangiza mukaja kwirirwa muririzwa muri korozwa ngo babambuye inshingano, ngo bagize ute. Hari umuntu uherutse kumbwira ejo bundi ngo itorero ngo riri gushira amabize, ngo batarabanyamwuka, ngo badafite umwuka wera. Ninde wakubeshe ko abize batagira umwuka wera? Ninde nakubeshe ko abize batagira umwuka wera? Ahubwo umwuka wera muwukoresha ukutari, muwukoresha ukudakwiye, ahubwo mwewe murawihimbira. Ntabwo umwuka wera akorera mu kavuyo, umwuka wera akoreraga mu bize, umwuka wera akoreraga no mu batarize. Ahubwo ni mwewe njiji mutinyuka mukavuga ngo Adepr ngiri gushira abize gusa ngo batagira umwuka wera, ngiri kwirukana abasaza. Bande abasaza bakora itorero neza barahari, abaryoretse barahari. Abasaza bakora itorero bakarishira mu manga turabazi, bamwe ntitubazi. Abo ngabo bamwe bari mu za bukuru, ntabwo babatumye gusakuza, ntabwo babatumye kubavugira. Nta nubwo abasaza bose ariko barosha Adepr, nta nubwo ariko bakoze nabi. Mwivuga rero ngo inyobozi ya Ezayi ngo yabirukanye, ngo yabatesheje agaciro. Oya, bari mu byubahiro byabo by'izabukuru. Bamwe abagifite imbaraga baracari mu kazi kandi bafashwe neza, ku nsengero barubahwa. Rero ayo magambo ngo Adepr, ese ko muri kuvuga ngo riyobowe n'abasore, mwabasaza mwe da, reka namwe mbibarize, mwamuri kugira ngo abana mubyaye batazabasimbura. Mwarabyaye, mwarareze, mwarakurijije, reka rero babasimbura. Kandi mwe kuguma kumva ko Adepr yahora muri viziyo ya kera y'abamisiyoneri y'Ababirigi cyangwa y'Abaswedeni. Oya, ahubwo tugomba ubundi tugomba gucika ku gasuzuguro kuri buri munsi gora dusabiriza. Oya, mureke rero twibakira itorero ryacu. Amanyanga yararangiye, igihe cy'amanyanga nta ntambara ziba iwacu. Mwene Dawidi yaratsinze. Adepr bifite umutekano, utayishaka kuyibamo isohokamo jahandi. Naho nugera ukigira ikigenge buzasohokamo, nurangiza udafite aho ubarizwa. Nuko sibyo, naho kuza gukangisha hanga Adepr kwirirwa muri kuyituka, muri kuri YouTube mumaze kunywa ibyuma, mumaze gusinda, mumaze kunga Adepr. Oya, sibyo. Urava ku murongo, harinjiramo undi ubu w'inyuma. Sibyo. Ntabwo rero abantu tugomba guhora mu matiku. Mugomba kumenya ko yo muri Adepr harimo urusaku. Ni nko kuba muri kugaragaza ko nta mutekano uhari. Ntabwo ibyo twabyemera rero ko Adepr ihora mu rusaku. Turi maso, nta nubwo tuzabemerera. Sibyo. Ayo mwibyemo mwibayo, ayo mwari mwibayo, ubu bintu biri ku murongo. Sibyo.
mukatujijisha ngo muri gukorera ubushake, ngo abakorera bushake. Ubushake bwanyu twarabubonye kuva ngewe naje mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, mwibonera ukuntu abapasitori bo muri Adepr bari kuburana imperekeza n'imishahara. Ntacyo mwambesha, mwari mwaraje gukorera imperekeza n'imishahara nyine, nimuyikorere, nimureke rero amategeko ayigenga ajeho. None rero kuki mwababajwe nuko hagiye amategeko kugira ngo abagenere imishahara? ngo Adepr ngiri gukoresha batari, ngiri gukoresha bize gusanga batarize bataye agaciro. None si bataye agaciro mu byukuri? Igihe reka mbabaze ikibazo, mwihangane, izuba ryabaye ryinshi, ubushuhe bwabaye bwinshi. Reka mbabaze ikibazo. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda FPR ikimara kubohora u Rwanda, iyo yatangiranye n'abize gusa, baba baravahe ko mutari mwarabigishije kuri iyo leta yanyu mwashiraga imbere? Niwasangaga burugumesitiri rimwe na rimwe yarize sarayi gusa. Nese uko leta yagiye yubaka amashuri, kubaka za kaminuza, kubaka ibigo by'iki byose, abize sibabonetse? Nese sibagiye mu myanya? Nese mwamwishimira ngo leta ikomeze iyoborwe n'abatarize? Kwiga si ubwo byaba bimaze iki? Byaba bimaze iki? Ubu nkanjye ko nta mashuri mfite, waje kunshira kungira pasitoro no kungira mwarimu, nabishobora gute? Ubu ikintu cyose mwazanye ubucuruzi mu madini, kandi muzi ko ubucuruzi ubu buri gukoreshwa n'imashini, ni za laptop, bya bindi byo kubarisha intoki byararangiye. None si hataje abize nkawe mwarimu, nkawe pasitoro, wamenye ute gukoresha imashini no gukoresha WhatsApp byakunaniye? Mureke rero abize bakore, kandi abize harimo abanyamwuga, harimo abafite agakiza benshi, harimo abafite umwuka wera. Ayo magambo muvuga ntabwo twemerana. Adepr ngo yashize imbere abizi, yego nyine, nese muri kugira ngo ishire imbe weho waje kwiga, ko ahubwo ifite nayiga, ko n'abatazi gusoma no kubara. Mwabona padiri utafite amashuri? Aho mwabihereye hari aho mwigeze mubona padiri utarize? None mwe murashaka kuyobora abanyarwanda mutarize? Kubera iki se? Ubwo se amashuri yawe amaze iki? Rigwa mutuka Ezayi, unyakubaha umuvugizi, abamwungirije, mukirwa mubatuka. Oya, barani Imana yabasizeho, ntabwo muzabashobora. Ubu hari abari bazi ngo hari ngo Adrien ngo gutya na gutya. Oya, ntabwo burya njewe niwo kupfa kuvuga ngo cishwa ha, ngo vuga ibi, ngo kora ibi. Oya, nje mvuga ibintu mfite gihamya nzahagararaho, uwabimbaza nkabisobanura. Ntabwo uro kunshora ngo buce kare karubyukiri wanje, ngo buce kare kare umpamagare kuri cano ngo duhurira hanaha, twamara kwahurira ngo Adrien ngo abayobozi bacu wapi ngo tubirukane. Oya, tubirukanire siki? Banza mugiraga hari ngo ndi umukene wo gupfa kucishwa, wo gupfa kuvuga ngo nyuraha. Wapi, nge ndi umukire, nge ndishoboye, cyewe nta nubwo ibi biganiro mba nkora mbangamije amafaranga. Oya, ariko niyo mubikurikiye mwarebwa ayo mafaranga aje, nje nkunda gufasha abantu, nkunda kugira neza, nkunda kubakira amazu abatishoboye, nkunda kugurira abatishoboye intama, ihene, nkunda gusakarira abatishoboye, nkunda gukora ibikorwa byiza. Nina ryo sezerano Imana yadusigiye, burya nuko mutabizi. Bamwe n'ubwo mpfa kwirwa muja mu nsengero wagira mugiye kuzanduza mutazi icyo gukorera Imana bisobanura. Ugasanga uri kwitanga miliyoni 5 ngo zubaka urusengero, utari wubakira n'umukene inzu ya miliyoni 1. Ugasanga uri kugenda uri guhiga mu rusengero ngo aleluya, nguru urusengero rwose ndarwubaka. Ububakiye bangahe batishoboye? Manzi ubakire 2 wenda,
mbere y'ubaka urusengero. Izo migisha zo kubaka urusengero usize umukene uri gusabiriza ntazo uzabona. Byo nabyo bimenye. Urumva? Rero mutavuga ngo ndire ningo mba ndi gushaka amafaranga ngo mba ndi kuri YouTube reka da. Anabaza bakambwira utuntu ngo kora utya turaguha 500 ngo vuga iyi nkuru ntoya wapi ntago ndi umushonje reka da. Gerago ndi umushonje ndakomeye. Nge ndishoboye rwose Imana yangiriye neza. Hari akarimbo abantu bo mu Butete korali Sezani rimbaga ngo Mana wangiriye neza, Mana nanjye ndagushimye, ntabwo wandemanya amahembe cyangwa ngo undemane umurizo, wandemye mu ishusho yawe Mana reka nkucinyira akadiho, Mana tega amatwi nkushime. Haleluya. Rero ntago ndi umukene nje nshima Imana yangiriye neza, narangiza nkaba nsakariye umuturage inzu, narangiza kwishima nkaba mpaye umukene inka. Ntago rero nje umuranyinishaga, ntabwo ngewe ndi umukene, ntabwo ngiye mpfa kuvuga ibyo niboneye. Sibyo? Nje nshimira Imana yatugiriye neza, yaduha igihugu cyiza, duha perezida mwiza, none aho tugeze ni heza. Haleluya. Hari korali Isezerano iraririmba ngo ngaho tugeze ni heza, twanyuze mu makuba menshi ariko turakomeza turagenda, duhura n'ibibazo, duhura n'inzira nzitane, tunyura mu mashamba, mu birunga, tugira ute hose. Ni nk'aba bari kuvuga inkotanyi ngariko aho tugeze neza. Igihugu cyatangire kuri 0, cyasanze amafaranga barayasabiye, barabapakiye abajura, nuko gitangira kuri 0, none aho tugeze ni heza. None murashaka kwasubiza inyuma, ntago twabemerera. Sibyo? Mwa Pastoral umwe mwaje gukorera abana banyu gusa mudakoreye igihugu, ntago tuzabemerera. Mumara kurangiza kutwiba maze mukaja kuri YouTube. Haleluya. Iyi saha ni amaturo, uru rukweto ni amaturo, iyi pantaro nayiguriye muri Turukiya, abana banje muri Green Hills ni amaturo. Yewe bana, iri koti nariguze 2 miliyoni ni amaturo. Mwarangiza guhaga kwijuta mukarwijutaho. Twarabavumbuye rero ntago twagombaga gukomeza kubemerera. Kandi Imana yabikoze neza, ntago tugishaka ubuhanuzi bw'ibinyoma butubesha, budushira mu makuba, budushira mu guhora dufite ubwoba. Ubwo buhanuzi turabwamaganye mu izina rya Yesu. Umuntu akaza kuri kamera, ubu nanjye hari umuntu ushaka guha 10,000 akaza hano kuri kamera agatangira ngo iri tikiyada kazatarapitiki kata ngiravuze ngo hagiye kuba intambara. Yahese yahehe kwari 10,000 biri kugutetemesha, uri kuvuga ubuhanuzi bwahe. Nemera umwuka wera, nemera indimi nshya, ibyo byose ndabyemera, ariko ntago nemera ayo manyanga. Umwuka wera agira gahunda. Uri kuza ugatuka umuvugizi w'itorero ryacu, ugatuka abamwungirije, warangiza ngo uri umukirisitu, ngo uri umunyamwuka, kubeshera Imana ngira kubwe ngo mwavuganye. Niyo udashaka Adepr vamo genda dusigira amahoro. Ntago tugushaka natwe. Dushaka Adepr irimo amahoro, dushaka Adepr Ituze, dushaka Adepr iri mu murongo mwiza, kandi twabigezeho. Ubuyobozi bwacu bwiza bwabitugejejeho. Kuri turambiwe. Kandi nagira ngo mbabwire mw'abakirisitu mwe, babandi birirwaga baduhanurira, bababesha, batubesha. Abenshi bibereye abasambanya, abenshi bibereye abasinza, abenshi bibereye n'ukwirirwa mu byuma bari kunywa. Abenshi n'ukwirirwa basinze, bamwe mpuraga nabo nk'abakamera, nk'abafotora, bamwe abenshi mbafite kuri za telefone. Ubu hari umuntu wazaga akitetemeshwa mukemera mukamwumva. Hari abo mfite kuri telefone bo muraga nabo batambonye, nkahita mbafata. Mubabonye mwakumirwa. Ntago nishushanyaga,
njyewe mvugaga niba mfite intege nke ubwo nyine ndihanande nta nubwo mvuga ngo ndi n'umwere kuko ndi umunyabyaha ndavuga nkacumura sibyo ariko nkihana nzi kwihana njye nzi kwihana rwose nzi kwihana niba natukanye narwanye nagize ute nakoze ibyaha ndihana sibyo kwihana ni byiza rero ntugakanyishe ngo mvuye muri Adepr yive murava ku murongo harinjira mu ndi we w'inyuma rero ndashimira itorero ryacu abayobozi baryo batekerereza abakirisitu neza badutekerereza neza mbega Adepr wahigeze ni heza ngereranyije ubu tugiye kuzaba dufite insengero nziza zigezweho ku buryo naho gusengera Imana yacu hazaba hahesheje Imana icyubahiro urusengero baruvanye mu gishanga hariya niba ari hehe ipfiriya ndahibagiwe baruvanye mu gishanga hano muri za Kigali ndahibagiwe muratabaje murashakuje insengero mu gishanga ziremewe bari abaturage bagiye bakugwa mu bishanga bakurwa mu manegeka ntibasakuje nabo bwagira nyuma bagashima leta ngiyo mutadukuramo twari kuba twarapfuye mureba aho bari batuye uko habaye none urusengero ruvuye mu gishanga mututse umuvugizi muramuhindanyije mututse abakimura mwarangiza ngo muri abakirisitu bahehese se mwiba Adepr bananiye mwagiye gushinga iryanyu ryo kwibiramo ko twewe Adepr itari ryo kwibiramo kari itorero ry'umwuka wera rigomba kugeza abantu ku Mana kwa Adepr ntabwo ari ikimina cyo kwibiramo Adepr ni itorero riyobowe n'umwuka w'Imana kandi rifite abayobozi beza rifite abayobozi basengewe rifite abayobozi kandi nabo ubwabo nibyo mwirirwa muvuga Imana itabemera bakora amanyanga bakora ubujura Imana ya nabo yabirukana yabakuraho umupasitori nyawe iyo abonye ikibi kije arasenga ajaga kuri YouTube akaja gutabaza ngo magarariye ngo abantumye ngo 100 ibyo bibaho bagutumye hese waje mu ntambara se cyangwa waje gusenga nta kavuyo tugishaka mu itorero ryacu Adepr niba ari kunaniye sohoka mugende niko bimeze sohoka mugende uje mu kibina cy'ubujura Adepr ntabwo ari idini ry'ubujura none ndashimira ubuyobozi bw'itorero ryacu kuko aho bugejeje itorero ni heza kandi ndashimira uriya mubyeyi iyo uzitakahita si ibintu yabigenjeje neza kandi ndashimira n'uyu wamusimbuye ibintu bimeze neza hari abantu bakaza kunshaka bakaza kumbwira ibintu byinshi ngo tugire dutya nkabareba hari abo wasangaga bari kumbwira ibizima ariko abenshi ntababaga bari kumbwira ubusa muri manganya ntabwo rwose ibintu nigeze mbyishimira umupasitori akaza kambwira ubusa naje kubabara abapasitori batumye mbareba mu gihorihori batuma ntagirira icyizere abapasitori umuntu akaza akambwira ngo Adrien wadufasha biriya bari abaginga ukita umushumba w'itorero ngo ni umuginga ngo wari uri umushumba wa paruwasi ngo wari uri umushumba w'ururembo wahehe urwo kutwiba Imana yaje kugutahura rero vaho abari abashumba b'indembo bazima ntacyo badutwaye n'ubu bari mu mirimo cyangwa se bazaja mu mirimo cyangwa se bari mu zabukuru abari abashumba b'uturere bazima ntacyo badutwaye mwumvishe barayomba mwumvishe baraburana abari abashumba b'amaparuwasi bajanye na gahunda za leta ntacyo babaye rero bakirisitu bavandimwe ibintu by'amadini ni ukubyitondera ntabwo bigomba kutujana iyo bishaka ngo twemere ahubwo niba uri mu idini ryawe angirikani kunda itorero ryawe urikunde uriyoboke wumvire amabwiriza yayo nunanirwa bagushire ku ruhande niwe hano ugaruke ariko bakirisitu
nitukemere ko bakomeza kutuyobya ngo tanga ibyo ufite byose ngo numara kubitanga ngo uraja mu ijuru ngo uzabona imigisha we katabitanze ni ukuvuga ngo tanga ibyo ufite ahubwo ngo bahembwe bagure ya makoti yo muri Turukiya ahubwo tanga amaturo utange nk'uko Imana ibitegeka nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga nta gahato witanga ukurikije abo basatuzi abo bajura ayo mabandi. Rero rwose iri ni nk'itangazo nandi kubaha kugira ngo abakirisitu dufate itorero ryacu neza kuko twagize amahirwe akomeye Adepr yari igiye gukurwa ku karita pe kuko urusaku rwayo induru zayo iki ku bugambanyi kubesherana kwiba byari bitugeza ahakomeye na leta biyigeza ahakomeye. Leta itugirira imbabazi ni umubyeyi idushira ku murongo none ubu tumeze neza Adepr turakomeye. Hari ikindi twashakaga nese ubiyo badukura ku karita ubu kuri tumeze gute? Mureke kumva rero amabwire ya babandi bitwaga abasatuzi babandi birirwaga bari kwiba bari kutubesha nibo birirwa bari kuturangaza kuri za YouTube mu bimamayira. Mwe kumva ibyo bavuga sibyo, mwe kumva ibyo bavuga mu bimamayira maze ubundi twiyubakira itorero ryacu neza twubaka leta yacu neza sibyo. Murabona ko amaturo twatanze yagize umusaruro yishyuye ayo madeni yo badusigiye yishyuye ibiki yishyuye yewe n'izo merekeza birirwa barega itorero Adepr bagatsinda ngo muduhe merekeza barazibaha ariko itorero ryacu reka bagwizo merekeza nizo waruje gukorera nizo waruje kugende ureke gukomeza kudutesha umutwe. Rero reka ndekeraho tuzakomeza n'izuba ryabaye ryinshi ubushuhe bwabaye bwinshi reka turekeraho ariko aho tugeze ni heza. Nyakubahwa umushumba mukuru wa Adepr Ndayizeye Isayi n'abo mukorana mukomere ku murimo mushikame mukomeze akazi k'Imana mukomeze mwubaka itorero musengera itorero ntabwo bazabarwanya ngo babashobore. Imana yabasizeho yabarebye yabasizeho yabitegereje ntabwo hazabura induru n'abamotsi ariko bazamuka nibarangiza bagwa agacuho barekeraho. Mwe mwikomereze gusa kandi mugende nk'uko imbaraga zanyu zingana. Imana izabana namwe izabagirira neza izabarinda. Nyakubahwa mushumba komeza kora ko imbaraga zawe zingana nawe mufatanyije. Imana izabana namwe ababarwanya ababashaka ababatuka mu Misiri imbere muzabashaka mu mabure muhumure mwitinya mukomeze umurimo. Murakoze rero kandi ndabashimiye ko mwahaye abagore agaciro bagiye kuba pasitoro bagiye kuba abashumba. Ndabashimira ko ibintu byo kuza bakatubesha ngo umuntu ngo umugore ngo niyambara ipantaro agiye ku muganda ngo niyambara ipantaro iri guhinga ngo baramuhagarika. Ibyo nabyo ni ubukoroni. Abamisiyoneri bazanye ubutumwa bambara amapantaro abagore. Ndanashimira ko itorero ryacu ryabagamo nk'amacakubiri ngo ntiwaha ngo umuporoso ngabwirize nka Rutayisire uzi kubwiriza Antoine Rutayisire nkunda cyane uzi kubwiriza ngo ntimwamureka ngabwirize muri Adepr kandi mukibagirwa ko za teoloji mwiga muzigira mu ishuri rya Anglikani. Abo batubwiraga ibyo byose rwose ntabwo tukibakeneye mu itorero ryacu. Ndashimira ubuyobozi bwacu bwiza bwa Adepr kuko ibyo bintu bwabukuyeho. Ubu muri no minsi ubu nabonye hari igiterane Antoine Rutayisire azigishamo muri Adepr. Nzajeho rwose kumwumva kuko ndamukunda. Murakoze rwose gukomeza kunonosora ibintu neza no kubishyira ku murongo.
ubundi dutanga amaturo y'umutima ukunze, apana y'agahato, apana yo kumanza wadidibuza ngo zopeya ngo dikizita kava ngiravuze ngo nudatanga icacu murapfa. Kandi njewe nzi ko muri Bibiliya nzahanditse ngo tanga icyacumi kandi ugitange ntiwibeho n'ifaranga na rimwe. Njewe mutwigisha mwebwe mutwigisha Bibiliya, mureke gusoma ijambo rimwe hariya ngo numara gusoma ijambo rimwe uryirirwe utumarayasha amasaha 3 mu rusengero. Ahubwo mutwigisha Bibiliya, mudusomere Bibiliya, mugendere ku ijambo ry'Imana, pana kugendera ku marangamutima yanyu. Umuntu asoma ijambo riri muri Zaburi nangwa he ngo Yesu ararira, ahita avuga ngo mubumbe Bibiliya, maze rya jambo arihere saa 4 arigezeho saa 6 ari ryarimo. Muba muzi ko twewe tudafite ibyo kurondogora, muba muzi ko twewe uwadushira imbere kwabura kuvuga ngo nari ndi umuhirimbira ingeraha. Niko mubizi? Ntabwo ari byo. Rero ndashimira ubuyobozi bw'itorero ryacu ko ibintu buri kubishira ku murongo. Tuzabasengera, tuzasaba Imana ikomeze ibafashe, muzave kuri manda neza, muzaje no muzabukuru nibishoboka. Kwa kuvuga ngo cishwa havaho njeho byararangiye, siko bimeze. Kandi nta muntu uje ku buyobozi Imana itamutoye. Ibyo bavuga ngo mwaritoresheje cyangwa ngo mwishizeho, ubwo ni Imana yari yabishimye. Mbese niba mwarishizeho, ubwo yabinyujije mu babashizeho, nuko kuko ari yabashimye kari mwe mu banyamumaro bayo, mugiye kuyikorera kuyitunganyiriza umurimo mwiza. Rero ndabashimiye, murakoze. Kwari ukuganira kuko icyambabaje umuntu agutinyuka akaza akambwira ngo ubuyobozi bwa Adepr ngo buri kwirukana abasaza, ngo bukwirukana ngo bucanga ngo riyoborwe n'abize gusa batagira umwuka wera. Ninde wakubeshe ko kabize batagira umwuka wera? Bamwe mwigize inyeshamba nukwirirwa mu biraro mu misozi muhehe, bamwe inzoka zizabarira yo ngo muri gusenga, muri gutekenika gusa, muri guterera inda abagore babandi. Ubu hari umugabo wonzi wagiye w'umurokore wagiye gupimisha ideni, agiye kureba asanga umugore we abana 5 bose nta mwana n'umwe urimo, kandi mwirirwaga mwirwa ngo muri abanyamashengesho. Yaba yagiye mu mashengesho agatererwa inda, yageraho ngaho mu rugo akajijisha umugabo, none umugabo ntiyasanze abana mwamuri mu makorari. Ibyo byose rero twarabivumbuye. Ndashima leta yacu yaciye ubujagari bwo mu mutayu, mu misozi, mu biraro, mu mabuye. Ndashima leta yacu yaduhitiyemo icyerekezo cyiza cy'amatorero tugomba kugenderaho. Leta yacu yashizweho n'Imana, muje mubimenya, ntago yashizweho n'umuntu ku giti cye. Niyo yarebye isanganya kwa Perezida wa Repubulika kwe kuyobora u Rwanda. Rero niyo mpamvu tumushima. Rero ndabashimiye, kandi mukomere, kandi mukomeze musenge, kandi buri wese amenye iherezo rye, kuko ibihe turimo ni ibihe byiza, kandi ni ibihe byo gusenga, ntabwo ari ibihe byo kudamarara. Ibihe byo gusenga, ukisengera, ugasengera n'igihugu n'isi muri rusange, kuko ibyorezo biri hanze aha ni byinshi, intambara ziri hanze aha ni nyinshi. Mureke kuza mu matorero muje kuyora gusa amafaranga, ahubwo muze musengera isi. Byo kwirirwa muri amakorari muririmbe nta bwibone, mutari kugoreka amagambo, mutari kuvuga ngo aleluya ngo aleliya. Aleliya si bivuze iki? Muri kuririmbira mu bwibone, oya ibyo ntago tukibishaka. Muririmbe nk'abapanekote, muririmbe nk'abakijijwe. Umuntu yishokoreje agasatsi neza, yiyogoshesheje ubwanwa bwe neza, muri kumutesha umutwe ngo yishokoje nabi, ngo penke, ngo bamwe ngo mukavuga ngo yashizeho ubwanwa ngo yabuharaturaho bwose. Ubwanwa nibwo buzajana abantu mu ijuru, peke nizajana abantu mu ijuru.
umusore ngo yambaye ipantaro ngo ni icupa. None si abakera bambaraga ubusa bahishaga imbere ku myanya ndangagitsina gusa bo ntabambaraga? Iyo pantaro uvuga ngo ni icupa yakugize iki? Niyo si iri gutuma utwiba ngo urukuvuga indimi ngo urukudidibuzwa? Umuntu ni urubyiruko yiyambariye uko abibona kandi neza, nta mubiri ugaragara, ntaki, niyambaye minene yagize ute, uri kuza kwigura mucumurira ngo yambaye ipantaro imufashe, ngo yashokoje penke, ngo yiyogoshesheje ubwanwa, ngo yabusizeho, ngo yabuharaturaho, ngo yabuharuraho. Iryo ni ryo juru babatumye, cyangwa babatumye kuja kwigisha abanyabyaha, kwigisha abanywara urumogi, kwigisha abanyanywa kanyanga, kwigisha abantu bakava mu byaha. Rero inshuti zanjye bakirisitu bavandimwe, reka ndekeraho, nakagaruka kandi rwose mukande hahandi mwiyongere ubwisha bankurikira, kandi mukore na sheya, muhererekanye ibiganiro byacu bigere kure. Kandi twarababwiye ngo abashaka ibiganiro mujye muza tubibahe rwose, ni ubuntu, n'uri kure itikara yemerewe, ariko aje gusangiza abaturage ibibubaka. Yewe n'ibiryo arabyemerewe, n'itike waba uvuye Rusizi nta kibazo, upfa kubanza ukatubwira ibyo uje gusangiza abaturage, tari ukubacamo ibikuba, tari ukubahahamura ngo rozopeya ngo dikisita, oya. Dufite ibikoresho byiza, amakamera meza, ibintu byiza cyane, dufite ibikoresho kabuhariwe, dufite mbega ibikoresho ukavugiraho ugataka igihugu cyacu cy'u Rwanda, ugashima abayobozi, ugashima itorero ryawe usengeramo, ugashima aho rigeze ryiyubaka. Warangiza ntabwo wagendewe wishwe n'inzara, sibyo? Nta mafaranga, nabwiye ko twe tudakorera amafaranga. Niyo uri mu diaspora ukayaduha, uzabona ibikorwa turi kuyakoresha, tuzaguha raporo y'ibikorwa yo waduhaye twabikoresheje mu gufasha abantu. Jewe itorero ryanjye kirazira kurivuga uko ushaka, kurivuga uko ushaka, kurituka, kuririndagiza, kugira ute. Kandi ubwo naba nakoze icyanjye nzi kwihana, ntabwo nava mu itorero ryanje. Kandi ntawe udakosa, nta n'udacumura, nta n'udakora icyaha. Ikibi ni ukubikora ntiwihane. Rero njye ntabwo ndi umukene, ntabwo mba nshaka indonke, ntabwo ntimuzajye munzaniranga amafaranga ngo ja kuvuga iboya. Kandi ubwo mwe mugomba kuza nkayabaha, mukashima bikwiye gushimwa, ibinengwa mukabinenga. Rero murakoze cyane. Abampamagara ni 0788835543. Murakoze, murakarama, mugire umunsi mwiza kandi murare neza. Amen.